Tomasi arasubiza ati nintabona ibikomere bye sinzabyemera, nintabona inkovu ntago nzabyemera. Yashakaga kwibonera Yesu nawe ubwe, yumvaga afite amatsiko y'ukuntu bya bisebe byavuyeho, yumvaga afite amatsiko y'ukuntu rwa rubavu rwasubiranye, yumvaga afite amatsiko y'ukuntu rwa ruhanga bari bashyizemo amahwa rwabaye ruzima, yumvaga afite amatsiko kandi ibyo byari kuganisha ku kwizera gukomeye. Rero nubwo Yesu yamubwiye ngo hahirwa abemera batabonye, ariko n'abemezwa n'ibimenyetso nabo barahirwa kuko abo ntago bajya bajegajega. Kandi Yesu yaramwumvise aravuga ati niba ari kwemera yuko ambonye yakwizera kurushaho, ndamwiyereka.